azakina na Richard muri Media mvuwo bita Shadrack Bing Ben mu masegonda 30 ikintu cya mbere atereyeho ubwo aba bakrema ngo musifite za detente baro mu kirere mwibagirwe ku mutwe ntimuvuga bari kwibutsa bare yo biri usakombi ni biri uziba Peter Crouch ku mutwe ntakeneye gusimbuka ameze nka wa munara w'Ibabeli barubatse kirabatishyira usha baro mu kirere usha ibaki ntibivuga ushaka kwiganya dibari yo mu kirere ntibivuga numwe bazaba abazungu bafite utsindisha umutwe n'utsindisha ikirere rero Kongomani yasimbutse Bonzo bati uyu muntu ashaka kutugwaho giteye ubwoba kizicira umuntu basa mwumvise kazena bamwita ngo ni le tout puissant kombo le tout puissant Shadrack Bingi Ben champion izaryo ubwo ni dusora update mu ikipe ya Rayon Sport Rayon Day irabara tariki 15 z'ukwezi kwa munani nta gisubizo kiraboneka gituruka muri Ferwafa nta gisubizo kiraboneka gituruka muri Ferwafa bariyo baracyategereje mu byukuri igisubizo kigomba kuzaturuka muri izo nzego kugira ngo nabo batangira gahunda yabo yo kwamamaza igikorwa cyabo kugira ngo abantu bazakitabire kandi ari benshi babasha no kukibyaza umusaruro. So ku munsi w'ejo rero hari kuba inama yari guhuriramo abantu muri Rwanda Premier League ndetse na Ferwafa ariko iyo nama ntiyabaye yarasubitswe kubera ko umwe mu bayobozi bagombaga kuyigaragaramo atagaragaye ntabwo agaragaye ku munsi w'ejo ni Haji President ntabwo ari ahari yari yanyarukiye hakurya Karongera utubazo bari bagiye gukemura twabaye mu minsi ishize ntabwo ari ahari urumva inama barayisubika ariko amakuru yizewe inzego zose bireba baravuze bati nta kintu n'iki na kimwe gishobora kubuza uwo mukino ibyo birori kuba ku itariki 15 rwose uko baravuze bati ibindi uko bizagenda nyuma ntidukeneye kumenya ariko match ya Rayon na Rayon Day 15 igomba kuba Rayon nabo baravuga bati turumva hakomeje kuzamo ikintu kimeze nkaho ibintu bitumvikana neza Rayon nabo Rayon kuri baravuga bati twebwe none ukuntu gahunda kwanza ziteye baravuga bati dushobora gukina kuri 15 abashaka ko dukina kuri 16 nabwo tugakina niba ari uko bimeze aho ujya ngo batuvangire 15 tugakina Rayon Day 16 tugakina Super Cup ibindi by'amategeko kwacamo ngo masanga ngo kugira ngo ikipe imwe ikine ngo match zingahe ati byo ubwo nirenga yobora nyine nuko bimeze ariko icyitwa 15 ngo byahawe umugisha Rayon gusa nyine baracyategereje yaba ari uwo twavugaga ejo hanyuma nyuma ya dépenses zose zavuyemo yego Rayon Day bagomba kwibikaho miliyoni ngo bazagurisha bagurisha no kugera kuri ba bana batoragura imipira imyenda bazabambaye ngo na amakampani ngo bazagurisha uzabrandinga amafaranga atagira ingano bazacuruza peyo dore ndapudate rero update wenda tahuye nibyo ngibyo bya Rayon Day ni by'abakinnyi Paplay yarahageze Rukundo Abdulrahman Paplay yarahageze uyu munsi arakora imyitozo abasenegale barazi uyu munsi Richard na Passia barahari urumva Passia nabo barahari abasenegale barazi uyu munsi ubwo bazakora imyitozo y'ejo hanyuma kocha Ayabonga azagera kwa gatanu Ayabonga aragaruka Ayabonga Lebitsa azagera kwa gatanu niwe fitness coach Ayabonga Lebitsa ndumva ruta Ayabonga azagera we fitness coach zicana wari mubi ari umwara w'umushehe witwa ngo ni bari Mohamed wo muri polisi namugarutseho bateye ubwo noneho we mukura nitwabonye ko ifite umutaramu icyo bita umwuka nyamara ye championa ibindi championa bagabo bafite ifirimbi mwatubabariye basaba imbabazi cyane iriya bitwa nafashe ibiganza byanjye zose z'igihugu mwatubabariye mwaretse ko amakipe yiyubatse mukareka kuyashyiriramo imiyaga ariko umuntu gatera imwe nk'ibitego nka 6 uri kubona umuntu bari kuvuga ngo amaze igihe ngo mu kibuga ngo yarashaje bita Rutanga ngo ari mu isura ya Nuno Mendes ni yakukurera abantu ngo ntago ari kumenya ibyo ari byo neza ese ni kukurera ese ni Nuno Mendes ngo ateye ubwoba Rutanga niko nibindi bigiye bamwujuje amaso mu mupira we Kigali
aravuga ati iyi mureri irimo bagana ijuru ngo yasabye ikintu kimwe mwampaye imyitozo nta kintu nsaba nta tike mbasaba nta mafaranga mbasaba ni mumetize gusa perezida nkwereke tize gusa ngo arimo aratera ya mipira y'amakrosi ateye ariko ngo ubwoba. Shadrack Bingibero Shabibo ngo ni umuriro wo kotera kure. reka nkubwire Shadrack rero reka nkubwire Shadrack ubundi dusoreze mbere ko uvuga kuri Shadrack mbanze genda agatira imyenda n'inkweto akabikodesha agafata ifoto ari muri etaje y'akataraboneka akitereka icupa ry'akataraboneka akabishyiraho mwaba mwariganye wowe wiryamiye gatsibo hariya kwa muze harimo arakubwira ati kuri izi mvange ati Rugaju twiganye reba ahantu ageze ari mu mahoteli aremereye ati none reba ngiye ahantu undi ugasanga abantu barimo barashaka kunyura iyo ubusamo abajeni ntabwo bagishaka gukora icyo nari ngiye kukubwira Rugaju nk'aya masaha abakinnyi ni bari mu myitozo ni barimo barabakuba umwana w'umukobwa w'inyarugenge bari buze guhora saa 12 uza ahantu ari araryamye ari tayari arakwiteguye murabyumva ukaza saa 10 arabakaraba amazi ashyushye undiraga umuko yari imeze ivuta rihumura undi nurangiza parufe z'ubwoko bwose benemo n'ibiyoga kubiteho ka makeup ati twiruke amanura icyo bita wigi y'amadolari 300 Brazilian wigi na bari ni Kigali nabo kw'ibyo gukora benshi batabishaka anyway twabdatinga Sekiganda yaje baramubaza ivi ntabwo arakira neza niyo mpamvu ubona nangaje maze zitaramera neza 11 ba peri tuyivaho mu izamu azaba ari Pierre uko imeze ubukeretse nyine mu myitozo nibihinduka imbere mu izamu ni Pierre kuri kabiri bamwita Omborenga Fitina Omba Bebe kuri gatatu ni kapiteni niyo mugabo Claude umutima wa defense n'abanyarwanda babiri ni Yunusu ndetse n'uwo bita Clement kuri batanu bakaba baruzeyo abanyarwanda yego batanu abanyarwanda buzuye ariko harimo undi munyarwanda aziyongeramo Ruboneka kuri gatandatu ni Dauda ku munani ni Ruboneka ku 10 ni Memerdaho uruhande rw'iburyo hagomba gucaho Watara urw'ibumoso hagomba gucaho bita Omedi ku 9 hagomba kuba harimo uwo bita William niyo ngiyo probable iri igaragara mu myitozo ukurikije uko umutoza arimo. Hanyuma rero ku munsi w'ejo amafoto yacicikanye yagaragaje rutahizamu mushya w'ikipe ya APR Football Club William Togui all the way from Ivory Coast uturuka muri Cote d'Ivoire. Ni umusore wumutse cyane yari ari mu myitozo ku munsi w'ejo. Abasore nka ba Clement bakina muri defense yabonaga ko bari bagowe cyane mu buryo mwaba bafoto ubona ku mwambaro umupira bikomeye. William Togui ejo yagaragaye mu myitozo y'ikipe ya APR. Ni rutahizamu Rugaju yaperereje yabaje abari mu myitozo tunyurire mutubwire uriya musore uko twamubonye yumutse kuri umubiri we n'ibikorwa ngo biragendana. Muri APR muze tuganire mumaze iminsi muvuga muti ikiganiro mwakigize Rayon time mwatwimye umwanya tubimenye tumenye ko iyi radio Rwanda yatwimye umwanya ibyo rero mu byo bita kanuni ako kira kintu abantu banakimenye ntabwo tuba turi Rayon time ntituri APR time twebwe tuvuga amakuru ahari batwita aba journaliste di a jour ni ikintu kigezweho amakuru agezweho niyo tuvuga none se tujye duhimba iyo ha yo mu nkanga a jour journaliste mu buryo bugoranye cyane. Ikintu cya mbere nakwisabira abantu mubasha kugera muri APR chairman muduha umwanya turebe imyitozo turebe ikipe tuyirebe abantu bayinjoye ni ngombwa ni yawe klo nta muntu wemerewe kujya kuyireba n'abafana ntibaremerwa byemewe okay. Ariko izo bita drone umujyi wa Kigali ushaka kuzana nanjye ndanavuze nti barazizamuye z'ubutasi nkore icyo bita guperereza zimwe zigafatwa na radar. APR ihugiye mu biki APR yabarazanye abakinnyi afropinze ikabiri kuba duhisha ivuga iti aba batangaza jino babona abakinnyi twaguze amamiliyoni bakabona ntibawuhamya bazaza batangaze ibintu bibadirike yakiri kare. Bafana ba APR muze tuganire buri saha ya saa 3
abakinnyi ba APR bari kuba bari aho bita i Nyarutarama kuri tennis club buri saa 3 guhera kwa mbere kugera kwa gatanu buri saa 3 z'igitondo. Gym nyinshi, piscine nyinshi nk'uko bivuze. Umutoza yarababwiye ati ikintu kijyanye n'umwuka hano, ibyo bita gukora umwitozo uri fizike, ikintu kijyanye no gukora ibyo bita mandurance, gukora igihaha nyine ukagira umwuka mwinshi, ama exercice nk'ayo mugomba kuba muyakora ku rwego rwo hejuru cyane kurusha undi wari wese. Gym nyinshi, icyo bita koga cyane muri piscine. Uyu munsi akababwira ati ku isaha 1:30 twemerewe, uyu munsi ni gym, ejo ni gym, umunsi ukurikiye mukaruhuka mukoga, indi minsi 2 ikurikiye y'icyumweru. Kano gatapi kari hano i Nyarutarama abantu birukira mubona kubatswe kameze neza k'icyatsi, bagiye bakigarura asa neza urakanyagwa. Bro, bari kubiruka saa n'igice, abana bagashya bakokera, bagahamagara ba mama babo ntibabitabe, bakarira bakabatinda pfuye. Umutoza akavuga ati ongera iruka. bemwe umwana arira nyina niyumva, niko abanyarwanda bivuga. Muri APR wabita Memerde barahamagara mama we muri Burkina Faso bakamwatijwe ntiryagerayo, icyagukiza cyonyine iruka. Iruka nta kindi ushobora gukora kitari ukwiruka. APR physique ikintu cya mbere amakipe mwitegura izaba kuba biriyanga 60 ikipe yarushye izanabica. Ndakubwiza ukuri, umwara b'ibintu ari gutoza ngo ntibibaho, abantu bafite ikintu cyitwa physique itabaho. Bamborenga twavuga ngo amatando omborenga ngarimo aragenda nk'isasu, barimo bariruka bateye ubwoba. None ikintu gitangaje natinye APR, baramara kubakuba gutyo, barangiza bakabwira bati saa 5 zuzuye, batangira ubundi bahagera saa 3 n'igice bagatangira imyitozo, saa 5 bakora isaha n'igice physique bakaba barashoje. Abakinnyi ba APR abafite imodoka bagatwara bakitahana, abadafite imodoka bisi bihari ikabadepoza mu rugo. Coach arababwira ati mugende mupumuzike, muryame, muruhuke. Bya bindi wumvaga umwaka ushize ngo hari umukinnyi ngo nakora imyitozo ngo ahita yigendera ngo akinyurira ngo ku ruhande ngo akajya ngo kuri mambo za ntunkubi. Umwari wabo kujya kuri ugatekereza umukobwa, abahungu ngo bari kuryama bagahita basinzira nk'uduhinja ukuntu baba kwa babakunda. Aragera mu rugo isaa 6 ewan, icyo kurya hariya kirahari, saa 6 n'igice kwitera utuzi, umuhungu agahita aryama. Ntago recuperation bari marayikorera kuri Messi. Oya, nako iwabo bari kubikorera mu rugo rwa saa 8. This igahita ifata umuntu wa mbere nukuryama isaha 1 n'igice, ibyo bintu byawe byo kuruhuka cyane. Ngo ni saa 9 saa 8 zuzuye. Bisi iri kuba ifasha wa mbere. Abatari muri bisi bagatwara imodoka nyine zabo, bategetswe kugera ikirongi uwa nyuma saa 9 n'igice kubuhari. saa 9 n'igice, yego. Afite imodoka ashobora no kubyuka saa 8 n'igice, yego, akadrivinga saa 9 n'igice ugomba kuburiyo. Saa 10 zuzuye APR iri gukora imyitozo y'amasaha 2. Ni imyitozo iri kuba yiganjemo ikintu cyitwa kubwira abakinnyi ba APR ku ikipe ya APR igomba kuba ikora ibintu mu buryo butatu. Ikintu cya mbere ni ikipe igomba gukina icyo bita possession based football. Ikipe ya APR ngo igomba kuba ifite umupira wa mwumbati, uretse gato tugenane neza, wa mwumbati wa Darkonovic, Kimveho na Thierry Floge, kuko abakunzi ba APR yaratsindaga hashize imyaka 2 twatsinze ariko bidasobanutse, nta mukunzi wa APR ubona umupira ntidukina. Umwango ngiye nabibwiye abantu twari turi kumwe ejo bundi, match nabonye APR yakinnye neza umwaka ushize ni match ya Azam muri stade Amahoro. Ubona baritembe, ubona barigenda, abantu bubaka ukabona barimo barakina ibintu, ukabona ni ibintu. Indi match nabonye APR yakinnye neza ni match y'igikombe cy'amahoro batsinda Murera. Yego, ni izo match ebyiri zonyine
cyane abakunzi ba APR mu nyamoza n'umwango kuva ku bwatsi yari Froje na Darkonovic hashize imyaka 2 abakunzi ba APR batabona umupira umutoza wa APR babona ikintu cyo kwikiza umva ukuntu yumva umupira nta guhererekanya abakinnyi mu myitozo bakinaga nyine ibintu bigamije kubona intsinzi gusa bagataha umukino ari kuganiriza abakinnyi mu myitozo ariko abwira ngo possession ni doit contrôler ku mupira once dufite baro dufite contrôle y'umukino once dutakaje baro ngo ari kubabwira ngo kuri coveringa kugarukana baro transition zacu ntizigomba kurenza amasegonda 40 yavuga ngo iyo niyo maximum ikipe yemerewe icyo bita droit au ballon 40 secondes yaravuze ati nishaka ibarireyo kuri super coupe nkabona Rayon Sport imaranye baro umunota umwarabu ngo arahavuga agasara mu myitozo ya musaza bazamwumva ngavuga nk'intare none ngo muri wango adiri ni umusaza utuje ariko ngo yavuze abana bose bashaka abantu baryama ngo yararakaye ngo ababwira ibintu by'ibyarabo byinshi cyane n'ibyongereza n'ifaransa byose abagenda ewana ngo bahagurukira rimwe nka batatu y'amasegonda 40 ashize ufite krono ahita sifura ubundi niko coaching ikora iyo 40 ashize mutararekipera kuri bar mutararekipera bari kipiri muri papa iya mbere n'iya kabiri ziri gukina deka papa 40 secondes zigashira ngahita arabambura bar akaza gukora icyo bita correction sasa ubwo ninjiye mu bakinnyi mbere yo kujya kuri ku ngingo ya kabiri iri mu myitozo ya pressing ngo ari kubwira Memere Dawo ikintu kimwe uriya musore waguze mu Burkina Faso ikintu cya mbere ngo abantu bose bakondeye Memere Dawo mu myitozo ikintu cya mbere ngo afite kiryoshye kiza ni speed arihuta cyane ewan baravuga bati Lamine Baro ukuntu afataga umupira akawukaresa kamera akawusiga zengurukana muri rompo ya Kimironko agakata Kimisaga uratinda abantu birutse ikintu cya mbere mwene wabo nya Burkina Faso ari gushima cyane bahuje igihugu ni mugufa afashe hasi uwo bita Watara ndetse n'uwo bita Omedi ubwo ngiye kubwira 11 mu kanya ba APR muri equipe ya mbere ikintu cya mbere ngo bari kuryoherwa bawinga ba Claude bazamuka bakoze overlap bamborenga bari kuzamuka bakora mu overlap ikintu cyitwa passe transversale guhindura ikibuga bro ngo atuma baro abantu muri APR bavuze ngo ni version ya Jaberi ku kintu kijyanye na passing accuracy ngo arayiterura akazagiye gusha neza ku kirenge cyawe ivuye muri metero 35 peti ngo ni magicien ni ibisazi bari ku kirenge ikintu cya mbere ngo yaminiyaho nuko iterura izi passe zo mu kirere transversal uhagaze iburyo ukahindura ibumoso ariko ukayitanga mu nguni hirya hagana muri kona mbi cyane shaka umukinnyi uzwi Burayi umugereranye nawe ufite karite nkiza kugira ngo byumve Burayi azitanga kazira ni Kediba Kevin De Bruyne Kediba arayifata ifatira iburyo akacyohereza kigenda nka bya bisasu by'ubusi y'abana kigenda nka bya projectile biza mu agapase ka Modric zamura Modric bro kubita ikintu bita pitch net Pierre ni amuzi umukinnyi wanyuze w'umunyamahanga bitaga Titus Mulama n'ingingo zabo zijya kumera kimwe n'abagabo b'imibiri mitoya Titus Mulama toka Kenya niwe waje gusimbura Karekezi Olivier ajya muri Helsenborg Titus Mulama yule passe ndende zimwe z'urukoza soni kuri adversaire zimwe zo gukoza isona bataka kabati nanirwa gutsinda bahita bakwirukana mu myitozo kandi itanga ugasigara gususeka uvuga uti iyi ni aspirama fungushyira mwiza pasi ya Ruvumbu niyo yirukanije sugira muri re Ruvumbu nabo Ruvumbu sala yamuhaye pasi Bugesera umutarama we yango itsinde yiguye muri fire ntaho nzabyibagirwa hari saa 6 z'amanywa izuba ryako Ruvumbu ahita abwira mwene wabo witwa Gimbo kazati nsimbuza ati ntago nawe nyikinnyi umba baho sarafu ati niba ntanze pasi nk'iyi ko yaje kubivanga agakora biriya bintu by'amafuti cyare kiuze kirakizahirwa hanyuma uwo bita Memere Dawo nibyo bintu bari kurusha hanyuma passe ndende kandi zigera ku bantu kirimo ni speed ikintu cyitwa nyine kwihutisha
ikipe nyine ikipe bakamuha baro icyo bita transition uburyo baro nyine ahita yitunganya akayisohora vuba exit ze izo rero Watara ngo ari kuzikundira iki Watara yasabye umutoza arambwira ati coach nge sinkunda gukina meze uruhande ibi byitwa guheza ngo ari ngiye gukora nyine ngo nzamukane ngo ntere cross simbikunda sinabishoboye nta nihuta buriya Watara arasaba ikintu kimwe ariko umwana yitwa Kajyaja ngo yitonde disi Omborenga twavugaga ngo yaravunitse yabaye mushya Omborenga ngo yabaye isasu Kajyaja Robert mu ikipe ya kabiri Omborenga ikintu ari gukorera uyu muntu ngo yishimiye witwa Watara ko bari gukina kurwariye we na Watara iyindi reho Claude no bita Ome bimeze gutya ngo aramubwira ati uzikwa kundi Omborenga bazana baro ahagaze ku munugo wanyamkibuga kabiri aperi kwataka noneho tuvuge ni metero 10 arayifite akayipasa Watara ari ku ruhande ahita muca inyuma mu mugongo akiruka agana muri kona Omborenga uzi ikintu Watara ngo ahita akora katini Watara bararacenga akayisigira Memerdawo ubwo ni ku 10 wakiruka ajya muri box Watara Omborenga noneho nimero 10 Memerdawo agahita yimupasa agana muri kona urakibona icyo kinyampanda Omborenga yagezeyo akahita yihindura icyo kinyampanda urakibona kiragaragara Dawuda ari kuri 6 arayirekipera akayisunikira uwo bita Watara agacenga agaruka hagati mu kibuga akayisigira Memerdawo agahita yikubita agana muri kona kwa Omborenga wazamutse ubwo ni nako Watara amaze gusanga kiriya kigabo cyitwa William tugiye kuvuga muri box ejo ekipe ya mbere ya APR 11 ngiye kuyabwira ukuntu yari ifa 11 bagaragaye mu myitozo ku munsi w'ejo 11 defense musobanukirwa uko coaching ikorwa iyo ukora ekipe ushaka gusuzuma bataka ufata defense yawe ya mbere ukayishyira mu ikipe ya kabiri ayo niyo mabanga yo gutoza cyane ntabwo upanga 11 kugira ngo opime ingufu z'abataka ntabwo upanga 11 uzabanzamo bose ngo ahore mu ikipe imwe ufata abataka ukabashyira mu ikipe imwe aba defenseur bakajya mu yindi yabo cyane kugira ngo babataka bawe urebe ko bahangana n'abadefenseur bawe umva rero ukuntu yari imeze ejo yaravuze ati umuzamu wa mbere wa APR byo ngo azaba ari Pierre Ewan ngo ari kurusha uriya mupeti ariko ngo yafashe uriya muzamu abari washyira mu izamu uriya wa kabiri Adolphe aramwe ati jya mu izamu umva abadefenseur bari barimo ngo yafashe Clement afata Yunusu afata Claude afata no bita Kajyaja abashyiraho ashaka gukoresha cyane kuwari ya Watara na Omborenga mu yindi kipe simvuga bose ubwo urumva harimo umuzamu nyine Pierre ariko mu bakinnyi bari barimo ngo afashe Dawuda kuri 6 afata ku 8 Ruboneka ku 10 Memerdawo uruhande rumwashyira Omedi urundi ruhande ashyira Watara ashyira William ku 9 ubwo defenseur simbajyamo ni nyene bariya bandi basigaye basura umva ikintu yakoze rero yabwiraga umuntu witwa Omborenga sinshaka imipira yo mu kirere ndashaka kuzajya ucenguka garura baro zigendera hasi aravuga ati chini ndashaka passe zigendera hasi sinshaka ibintu byo mu kirere yaramubonye Omborenga passe ze rwose yaravuze ati none nta cross yawe yo hejuru zose zirarenga cyangwa se aravuga ati uyitera hasi afazari havemo za corner cyangwa barutayiza mu bakoresha icyo nicyo ikintu yabwiye rero uwitwa Ruboneka kubera umwuka mwese muzi wa Ruboneka yamwati I want to make you a free number 8 unashaka kugira nimero 8 wisanzuye box to box gera imbere nyura mu mpande garuka gufasha Dawuda kubwo bushobozi urabufite umubiri urabikwemerera niyo karite yonyine yatuma ngukinisha kurusha uyu nguyu yitwa Ramputi ngo ameze neza cyane Ramputi ngo Ramputi ngo ameze neza mu myitozo ameze neza cyane ikintu nyine Ruboneka ngari kumukubitisha nicyo kintu cy'imbaraga n'umwuka yamwe ati rero ngiye nshaka kugira ubita free number 8 wa mu nimero 8 udafite udafite umwanya donc uzenguka ahantu hose kabari marasikana ikibuga ndagushaka ufasha batatu b'imbere ndagushaka ufasha bo hagati ndagushaka tugiye gukora transition defensive ndagushaka mu mukino ndashaka umubiri wawe Ruboneka yamubwiye ati kunzu maze kuzuza igikondo ndashaka indi geretse noneho aba Baramputi bakazagikandagiramo Ruboneka ngo yabaye ishanyarazi yabaye sasu ameze nka misiri igiye guturika aho bikomereye rero muri APR ni kuri nimero 9 Yesu Kristo abamugota ku musaraba tukabona ubugingo ibi bintu sinzi ukuntu ndi bubivuga umunsi w'ejo umwana witwa
abaganga bamugezeho kare umwana yitwa Dolphe ikintu ngo bagihaye pasi kino kintu cyitwa William watara ngo yagihaye pasi kiri kumwe na Clement iriya foto wabonye iriya foto nabonye bro Clement ni umuntu ufite umubiri Clement ni umwana witanga yateye takre cyane amatetakre kinyuzaho kirayisimbuka cyamukubise baro muri 90 arijugunya ntagaca barayikuramo aragaruka yisekura hasi ahamagara muganga abatingwe muganga Jacques wacha ni kumuzike kidogo hapa mambo ni makari major abari bamwegereye hafi bati bigenze bita Dolphe bati iki kintu kirayishyira kure Clement aravuga ati uyu mwataka ndaje mukanire mupime koko niba ari umwataka kuko hari ukuntu umuntu azagakanga abeshya bro barongeye ngo ayicomekera Omedi arerimina ayigihereza iri inyuma ya penalty kwa kundi umuntu ari inyuma hano baterera penalty bayigarura nk'inyuma ya penalty ngo cyakubise baro urabona iri poto rishinze ryo hasi urabona ngo cyayikubise kubita ipoto iragenda isoreza mu nguni yizamu hirya muri petit fil mu nguni yo hirya urabona kwa kundi kubita baro igakubita poto ikajya kujya mu izamu mu rundi ruhande utashosemo bro ngo cyakubise baro umutoza aravuga ati muhindura abazamu iri kwa bawo ndashaka gupima neza garide wa nyawe Pierre wa mbere naze urizemo ntigituza abakinnyi baziti uru runtu rugimiserebanya uru runtu rumeze gute n'ikiro ngo ni ikintu afite gusa ntabwo afite tekinike nyinshi nk'ibi by'aba memerdao kontrole nyinshi agasabira kuri 11 gace afite efficacité ikintu akora ngo arafenta agasohoka muri box akabwira Omedi ati we ngwino box Omedi urabizi kabikunda Omedi akabaje muri box kikihisha ku ruhande no kugira ngo kibe isolated ngiyo rero bayisunitse nyine kinjira rimwe iyo kifashe ni gufunga akora control shoot cadre izamu ibintu byonyine cadre izamu arayifite bo kirareba izamu ibipimo by'izamu arabifite amashoti aremereye abantu bazi iki kintu ejo yatsinze igitego muri Rwanda Premier League kirashaka kwica umuzamu wamukura kirashaka kwica sebwa niki ntukibarize technique uzaba batakara yazanaga bibisuka babandi bibisimba babandi bibigufu wamwataka umunyafrika Didier Drogba mwili ngufu beast kabisa iki bana afite umubiri pe nicyo kintu cyonyine ngo ejo nyibona ari amafoto nabaje abantu ejo nyibona ari amafoto ariko ntugitegereza muri ejo ku bantu narababajije ngo byapase have ejo nyibona ari amafoto ya mujene nabaje abantu ku mbuga nkoranyambaga mbabaza ntese uyu mubiri uko mwubona wumutse ari umatlete uzabungana n'ibikorwa bye kurumva ko igisubizo Rugaju kimpaye ariko hari umugabo warayunyandikiye nijoro witwa Gerve yambwiye ngo ni umanager w'abakinnyi ntago nari muzi arambwira ati imyitozo ya Rayon Sport nyikurikira umunsi ku wundi ati umukinnyi bita Shadrack Bing Bello ati abantu ntibazigere batekereza ko ari rutayiza mu myitozo ati confirmation totale ibitego birimo kandi byinshi muri Rayon turaje tuhajya Habibo ariko se ko mutavuze Sekiganda ngo Sekiganda azajya abanza Sekiganda ngo ntago birimo neza ariko Sekiganda ni yanamagaye muri nationale y'ubushize nuko wenda yari yaje amakuru kuri Sekiganda nayangaya Sekiganda yamaze igihe kinini yaravunitse yego noneho Sekiganda kwako Daudi ari mu mwaka wa nyuma we na Ramputi niyo mpamvu ari gukora cyane yakinye bace 14 gusa yego abahanga bakavuga ko imyitozo ya APR uko imeze rwose uriya witwa Sekiganda ashaka kuzayirya Daudi agasubirana gatandatu kuko Daudi ngo yarakaniye yarisereye cyane atagize ibindi bibazo wenda Daudi ushize yajya arwara cyane ugasanga yarafite amadezordre menshi kandi nawe yabigiraga mu ruhare ariko baramuganirije we yasubiye ku murongo nawe yagendeye ku uwo bita Rukundo Abdulrahman Paple yatanze ubutumwa ngo abuha abarundi bene wabo ababwira ngo mugabo niba mugeze mu Rwanda uje gukina umupira ati mu Rwanda hari utubari turi vibrant cyane umuziki mwinshi urumva ku rwego rwo hejuru ati ibyo banza ibara uryima amaso ati kuko utubari two mu Rwanda turaryoshye turi hejuru cyane ati cya kabiri niba ushaka gukina umupira ati inkumi z'ikimero n'uburanga
ati niho zibereye kandi abakinnyi bagira icyo azakinnyi bakunda bango nabo ati bakinnyi abo bakabye cyane ati bakinnyi bagenzi bawe bamwe barwaye udutezi abandi biki ati bakinnyi bagenzi bawe ntabwo bakina match ebyiri ati inkumi z'uburanga buhambaye nka zimwe baririmbaga muri ya ndirimbo ya KGP urumva ati dore uburanga buhambaye ati niho zibarizwa niba ushaka gukina umupira i Nyarugenge yego pe ati izo nkumi zima amaso ubwo butumwa yabuhaga abarundi bene wabo ariko ngira ngo bureba si abatrete gusa ariko cyane cyane nibo barebwa kuko buri gihe uzabaza barakubaza ati Sarpongo aratsinda sezo ya mbere iya kabiri ati Sarpongo yarabuze kuri ndagira ngo nkubwire ko aba bakinnyi b'abanyarwanda uribuka kajama kitwa Armel Gislin cyane aza muri Gasogi acenga n'ibyatsi Cameroon Armel Gislin yagiye muri Kiyovu baravuga ndagira ngo nkubwire ko warataganga aba bakinnyi b'abanyarwanda abakinnyi b'abanyarwanda 98% impamvu gusohoka akenshi bibibazo bikomeye cyane abenshi bakubwira ko wabanze gusiga abakopine babo ye mfite ingero ye aravuga ati ngewe ninsiga sheri wanjye Nyarugenge nkajya guhaha i Burayi urumva buriya ucishamo amaso abenshi bagiye i Burayi burya bari mariye urakabona ku kantu ukuntu kameze fata ba Jadi fata ba Salomo fata ba Mukunzi Yanike narage nawe nuko ejo bundi mangwende waramonye nakubwiye ngo baravuga batiriya Nyarugenge ukuntu tuyizi urakora ikosa gusa ryo kumusiga ngo ugiye guhaha urahiye baramupapuza numenye ukuntu bigiye mu mutwe ni hatari hano i Kigali hari ibintu umukinnyi agomba kumenya kwizigira mu Rwanda no ku isi abagore ni benshi kurusha abagabo bivuga ngo abagore ntaho bazajya barahari mu Rwanda ni benshi kandi ni beza erega kongereho ni beza cyane buriya nka za Ethiopia na za nabo ni beza ariko si benshi mu Rwanda ni cyane umuntu avuyegana namwe iby'amasura banze gusubira banze gutaha twabigenje nyine tugira uwo mugisha sasa hari akantu utayifageze kuvuga abantu baraseka ati wowe urashaka kwemeza umwana ngo wowe nguri hatari cyane wavuye mu mwitozo wagukubye isaha n'igice wiruka hano kuri tapi uzi ukuntu aka gatapi kayaza kararyana muri iki gitondo ubyutse saa 3 n'igice kugera saa 5 wiruka urashonje uragiye urakarabye saa 10 amasaha abiri umwara bakuri hejuru akuzi gutoza ni bro wirinda nyine gukora icyo bita gukreya ampermanence nyine gukomeza guhamagara abakinnyi ntago ari fresh ariko nyine iyo umutoza asifuye agahamagara akagukosora nk'umuntu nyine uravuga ati ntongeye gukora amakosa abiri gatatu abaguhumekera mu bitugu bigusaba nyine gukoresha ingufu zose kugira ngo umwemeze hato byibura utazobera no muri 18 niyo prime ukayibura you see kandi iyo utamwumviye urabizi ko birangira nyine gusize hanze rero nabwo ugakora amasaha abiri uri concentre washyizemo imbaraga urashoje ubwo si imyitozo amasaha 3 n'igice kwizigira uri mu kazi amasaha 3 n'igice injijuke muri biriya bintu zikavuga yuko ngo inshuro imwe ngo umeze nk'uyurutse ibirometero 42 icyo nakubwira ugasanga umuntu wongeye ngo ndamwe kwemeza umukobwa w'umunyarwanda ajya za Dubai ajya za Qatar bemeza ibiki ko oya umukobwa izi saha ntibavuga ngo bajya mu myitozo nyabwira ko bajya mu myitozo saa 3 n'igice ubu ni saa 4:40 none uko ushaka gushyiramo ingufu nyinshi ushyiramo ibiyoga ngo reka ngo mfungemo ibiyoga ngo biremereye ngo nshyizemo cya whisky ngo cya Hennessy ngo kimereza kandira nibyo biyoga birakunaniza uwo mukobwa ntacyo uri buhindure uzi icyo bisaba rero gusara ko ati washoje maso icyo bisaba pereza desandorari nigendere amakipe yo mu Rwanda icyo nakubwiraga Rugaju icyo nkubwira amakipe yo mu Rwanda yangaya ashaka kuzakompeta ku ruhando mpuzamahanga aba yashoye akavagari k'amafaranga niyongereho poste idahenze buri kipe yangaje umupsikologe urabizi ko ni Burayi barabagira iyo umukinnyi yavuyemo akirutse imvune barabanza bakaganira n'abapsikologe iyo hari n'igihe agera nka gutya wenda bakamurenganya wenda rimwe n'imwe akama nk'umutuku akavamo yikubita atabyemera muzabona umuntu uhita umufata akamanukana muri vestiaire agenda amubwira utuntu niba ari n'abapsikologe nimubazane bajye babanza gukora ikintu bita induction bababwire bati experience hano Nyarugenge imeze gutya
imyitwarire imeze gutya ejo nabonye abantu mwitware gutya yego nta uzabahana ejo nabonye ubushakashatsi abamareyo ariko byibuza bazaba bafite warning azaba afite byibuza n'uwamubwiye ati yaramuteguje ikibuga amubwiye ati hano ikibuga kimeze gutya. Nabonye ubushakashatsi bw'abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bavuga yuko ikintu cyerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe urumva ari ikibazo gikomeye cyane kandi 40% ari urubyiruko urumva rutarageze nyine ku myaka nyine batarageze ku myaka ngo 18 uzi impamvu 40% uzi impamvu bafite ibyo bibazo byo mu mutwe. turi muri monde y'ikoranabuhanga aho abantu benshi babaho fake life umuntu hanyuma wari ugiye kuvuga ngo kuri Shadrack Bing Bero ego mbere kuvuga kuri Shadrack Bing Bero APR yagomba gukina na Kaizer Chiefs ariko Kaizer Chiefs ku itariki ya mbere no kwa gatatu izaba iri gukina icyitwa Toyota Cup muri Afrika yego bivuga yuko iyo match ntayihari ariko amahirwe na asek ishobora kuzana asek mimosa kuko bari Simba ngo ni plan B Simba ni plan B asek mimosa yo muri Ivory Coast yo kwa coach Julien Chevalier umutoza ukomeye Chevalier w'umufaransa cyane umuhanga cyane ndakujyana muri Murera sinyivaho 11 n'abazungu barimo babyandika 11 n'abazungu basire no hajya muri studio gukora indirimbo eze bavuze 11 nzabagata gusa icyo bamenya ni defense ya batatu bane hagati babiri b'imbere abo babiri b'imbere fore nganye nta kirazatakana na Shadrack Bing Bero mu bitugu harimo Abedi 11 n'abazungu wa mugani uwo bita Basane azakina wing back y'iburyo Sarumago kuri bench nubwo akunda Daniel Alves kuri gatatu musore agomba kuba hari hagati babiri n'abarundi babiri bari gukoreshwa cyane ubu ngubu nuwo bita Rishari nuwo bita Gruwari bashobora gukinana bafunga mediane y'abarundi kagahungu bakwihariye ngo karagufa umva batatu b'inyuma Murera igomba kwifitemo bita Rushema Chris igomba kwifitemo to Aimable Saimani ibiganiro baririmbanye ndetse na kapiteni Wisudianye mwizamu Rayon Sport ishobora kuzashyiramo Olivier nibigenda neza kwizera Olivier yaraduburiye nago tumwemera muri iyo 11 y'abazungu APR muri gupanga ngira komeye muzamumbwi wa muhungu yitwa Gruwari ari gukina